Indi ndwara byagaragaye ko soya ishobora kuba yakuraho n'abantu bafite cyangwa barwaye by'umwihariko impyiko, indwara z'uruhu, dermatose, abantu bafite rubagimpande, abantu bafite umutima utera cyane, ama hypertension. Tuvuga ku bijyanye n'ubuzima health, tuvuga ku bijyanye na diet, imirire, kandi nanone tuvuga ku bijyanye n'amafaranga, of course living life skills, ubumenyi ngiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hello my people, welcome back to Salifact TV. Nk'ibisanzwe televiziyo yanyu nongeye kubasuza aho muherereye hose hirya no hino. Imana ibahe umugisha. Yes, nongeye kubashimira cyane nanone uburyo mukomeje kubana natwe hano kuri Salifact TV. Ni ibintu by'agaciro, ni ibintu byiza cyane rwose, mukomereze aho ngaho. So tugiye kwinjira mu biganiro byacu nk'ibisanzwe, aho tugiye gukomeza muri za episodes, aho turebera hamwe mu biryo dusanzwe turya buri munsi, maze tukabasha kumenya icyo bidufasha mu mubiri wacu, intungamubiri zirimo, imyunyungugu irimo, indwara bigenda bidufasha kwirinda, ndetse no kuba ibyo biribwa bishobora kuba bivura indwara zimwe na zimwe, ariko kubera ko nta makuru tubifiteho bikaba imbogamizi. So niyo mpamvu rero hano mu gice cyacu cya Health Fact, aho twibanda nanone kuri diet, turebera hamwe ibiryo bimwe na bimwe, akamaro kabyo ndetse n'indwara bidufasha kuvura. So uyu munsi rero tugiye kwinjira muri iki kiganiro, aho tugiye kurebera hamwe ibindi biribwa tutigeze tuvugaho, tutigeze tuvugaho na rimwe, ariko nabyo biboneka hano mu Rwanda ku masoko dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko tukaba tutazi mu by'ukuri icyo bishatse, icyo bimaze mu buzima bwacu. So twagiye rero aho ngiye kubabwira, ese wari uzi ko hari ibiribwa bimwe na bimwe bishobora kuba biboneka hano ku masoko hano iwacu mu Rwanda, aho waba uherereye hose hano mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, bishobora gusimbura inyama, bishobora gusimbura amagi, kandi bikaba bifite ubushobozi bwo kubaka kubaka amaso cyangwa kubaka umubiri muri rusange, kandi nanone bikaba byakurinda indwara z'umutima, kandi nanone bikaba byagufasha kugabanya ibiro. So ni ibintu rero bidasanzwe. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri soya, ibiryo bikomeye cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu buzima bwawe. So let's get started. Turebere hamwe ibintu 10 bikomeye cyane soya zidufasha mu buzima bwacu. Hano tugiye kureba birahamwe impamvu abanyaziya cyangwa abantu baherere mu gihugu cyo muri Aziya benshi bavuye ku nyama, benshi bavuye ku mafi, batangira kwibanda kurya soya cyane mu buzima bwabo, bitewe nuko soya ni ikiribwa byagaragaye ko cyubaka umubiri cyane, kandi kikaba gikungahaye kuri proteine nyinshi cyane kurusha amata n'amaformage ndetse n'ibindi bintu tubonamo amaproteine nka formage, nko nari maze kubivuga, amagi. Ugasanga nyine bibanda mu kunywa amata ya soya kurusha uko banywa amata y'inka, bitewe nuko baje gusanga ko soya ifite cyangwa ikungahaye cyane kuri proteine nyinshi cyane. Kandi ikindi byagaragaye ko amata ya soya nta uric acid ibamo, bityo rero ikaba nziza cyane aho gukoresha amata cyangwa amagi. So dukomeza ku ngingo ya kabiri y'ukuntu, cyangwa turebera hamwe impamvu soya ari ikiribwa cyiza cyane, nuko byagaragajwe ko soya buriya ifite ubushobozi bwo kurinda umutima, bitewe nuko soya ifasha mu kugabanya cholesterol mbi mu mubiri. Ibyo rero bigatuma igabanya ibyago by'uko umuntu ashobora kuba yarwara umutima. Kandi ikindi, soya ikungahaye kuri potassium nyinshi cyane, ifite ubushobozi bwo kugabanya umuvuduko w'amaraso, ari byo twita blood pressure. Bityo rero bikatuma umuntu yashobora nyine, cyangwa se ifasha kurinda hypertension. So kindi kintu rero cyiza cyane gikomeye soya ikora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ikindi kintu cya gatatu gikomeye cyane soya nuko ifasha mu strengthening bones, cyangwa gukomeza amagufwa, bitewe nuko soya yifitemo calcium ifasha amagufa gukomera. Ni byiza cyane rero ko wibanda mu mirire yawe cyangwa mu mafunguro yawe buri munsi, wongera gutekereza kuri soya. Ntuyirebe uvuga ati soya ifite abandi bantu igenewe, hoya, nawe uyifashe ntacyo bitwaye, nawe uyifashe yakunganira mu mirire yawe, yafasha umubiri wawe, yafasha amagufwa yawe gukomeza
mererwa neza. So dukomeza cyane rero turebera hamwe impamvu ya kane ukwiye kwibanda kuri soya mu mirire yawe ya buri munsi, nuko soya buriya ifite ubushobozi bwo kugabanya ibiro. So this is very interesting. So niyo mpamvu rero ugomba kwibanda kuri soya mu buzima bwawe bwa buri munsi, bitewe nuko soya ni proteine, kandi iyo ufashe amaproteine utuma wumva uhaze igihe kirekire, bikagufasha kuba waryagagura, bityo rero ukabasha kuba wajya muri wa murongo wo kugabanya ibiro mu buryo bukoroheye cyane. So mbibutsa ko rero muri video zindi zikurikira turaza kurebera hamwe ibiryo cyangwa ibiribwa wakwibandaho mu gihe cyangwa regime wafata mu gihe uri gushaka kugabanya ibiro. So ni byiza cyane rero ko ukurikira video ukayireba kuva itangiye kugeza irangiye, hanyuma n'andi ma video yose ari inyuma ukarebamo, kuko buriya ntabwo video imwe ibirimo ibintu byose byagufasha cyane, ahubwo ni ngombwa ko ureba kuri channel ukareba ama video yose ahari, ukagenda nyine urebamo ibyagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, kuko hano kuri SaliFacts tuvuga byinshi bigiye bitandukanye. Reka dukomeze n'impamvu ya gatanu ugomba kurya soya mu buzima bwawe bwa buri munsi. So nuko soya ifite ubushobozi bwo kuringaniza cyangwa kuringaniza amahormone mu mubiri wawe. So ni byiza rero cyane nko ku bagore bari muri menopause n'abandi bagore bari muri periods, ni byiza ko ufata soya kuko ifite ubushobozi bwo kuringaniza hormones, ntugire hormonal imbalance, ahubwo amahormone yawe agahora ari regulated. So iki ni ikintu cyiza cyane, niyo mpamvu nabashishikariza abantu cyane cyane b'igitsina gore kwibanda kuri soya, kuko ni nziza cyane ku buzima bwanyu bw'imyororokere muri rusange. So reka dukomeze turebera hamwe impamvu ya gatanu soya itagomba kubura mu mafunguro yawe ya buri munsi. So tugiye kurebera hamwe ukuntu soya yongera ubwenge. So iki ni ikintu gikomeye cyane, kuko soya ifasha ubwonko, ubwonko gukora neza cyane. So soya rero, amavuta ya soya cyane cyane ni kimwe mu kiribwa cyagaragajwe ko ari ikiribwa cy'ubwonko. Buriya iyo uriye cyangwa ukoresheje amavuta ya soya uba uri kugaburira ubwonko bwawe, bityo rero ubwonko bwawe bukaguka, ukabasha kuba umuntu utekereza byimbitse kandi byagutse. So ni ibintu byiza rero cyane kwibanda kuri soya mu gihe ugiye kurya cyangwa kwishira mu mafunguro yawe buri munsi, niba uri umuntu ushaka gutekereza byagutse, niba uri umuntu udashaka kunanirwa vuba, ufite ibintu byinshi byo gutekereza, ufite ibintu byinshi byo kwitaho. So ni ngombwa rero ko wibanda ku mavuta ya soya, cyangwa waba udafite amavuta turaza no kurebera hamwe uburyo bwinshi twakonsomamo soya, kuko si ngombwa gusa uyikonsome nk'amavuta ya soya. Turebera hamwe uburyo bugiye butandukanye soya dushobora kuyikonsomamo. Impamvu rero byagaragajwe ko soya ari ikiribwa cy'amagufwa nuko cy'ubwonko, nuko buriya ikize kuri zinc na magnesium, ari byo bifasha ubwonko gukora neza. Nta yindi mpamvu iri inyuma y'ibyo ngibyo, ni ukubera ukuntu ikungahaye kuri iyo zinc no kuri iyo magnesium, bigatuma nyine ubwonko bubasha gukora neza, ntibunanirwe imburagihe. Dukomeza rero cyane no ku kindi kintu cya gatandatu, ariko mbere ko dukomeza ku mpamvu ya gatandatu, byagaragajwe kandi nanone ko soya ishobora kugufasha kwibuka neza ibintu wibagiwe nk'abantu. Exactly, abantu benshi tukunda nyine kugira akantu ko kwibagirwa, ukinjira nko mu nzu wagera imbere ukavuga harya nari ngiye kureba iki, ugasanga nyine iyo ni defo ikunze kuba ku bantu benshi, kwibagirwa nk'abana cyane cyane ku ishuri, bamubaza ati sejo twize iki, ugasanga umwana ntabwo abyibuka. So niyo mpamvu rero mubyeyi wowe ufite abana, ibande ku gikoma, niba uri gushesha ifu y'igikoma wibande gushyiramo soya kenshi gatubutse, kuko ubushakashatsi bwagaragaje ko soya irinda abantu kwibagirwa, kandi ikindi nanone ikagabanya stress. Cyane cyane abantu bakuru tugira stress mu buzima bugiye butandukanye, ibintu byinshi, ubuzima bwatugoye, turi kunyura mu bintu byinshi, ariko byagaragajwe ko soya buriya ifite ubushobozi bwo kuturinda stress. So rero niyo mpamvu tugomba kwibanda kuri soya mu mafunguro yacu ya buri munsi. Reka dukomeze rero n'impamvu ya karindwi ikomeye cyane ugomba kongera soya
mu biryo byawe bya buri munsi. Impamvu ya karindwi ni uko soya yongera amaraso. This is something we have to think of. Abantu benshi ukora nk'amaksida unyine ukavirirana ukabura amaraso. Hari n'abandi bagira ikibazo cya anemia ugasanga ni indwara afite yo kubura amaraso, ariko ubushakashatsi bwagaragaje ko buriya soya ifite ubushobozi bwinshi cyangwa ifite ubushobozi buhambaye bwo kuba yafasha mu kongera amaraso bitewe n'uko ifite umunyungugu wa fer ifasha kurwanya anemia bitewe n'uko fer ari transportinga amaraso mu mubiri. So rero iyo ufite fer, niba soya ifitemo fer nyinshi, urumva ko byoroshye ko amaraso aba transported mu mubiri mu buryo bworoshye nyine butagoye. Niyo mpamvu rero ugomba kwibanda kuri soya mu mafunguro yawe. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi kintu soya bifite gikomeye cyane ni ukubera ko imyunyungugu iyibonekamo yikubye inshuro 7 iboneka mu mata. This is something very interesting. Ikindi nanone ikongera ikikuba inshuro 5 imyunyungugu iboneka mu magi, ikikuba inshuro 2 ku bindi binyamisogwe byose biboneka hano mu Rwanda. Ikindi nanone ikikuba inshuro 3 ku ifarini n'ibindi binyampeke. So rero urumva ko gukora amaraso no kurwanya anemia ibyo bintu soya rwose ibifitiye ubushobozi. So niyo mpamvu rero no mu gihe ugiye gushesha ifu y'igikoma ugomba nyine kwibanda ku gasoya kenshi ukagashyiramo ari kenshi cyane, kandi no mu gihe wumva nyine ufite intege nke, wumva utameze neza, ni byiza ko gufata kasoya ukagashyira mu biryo byawe maze ubundi kakaguhereza nyine imbaraga, amaraso nyine akagenda ukumva ufite imbaraga mu mubiri. So ni byiza rero kwibanda kuri kasoya. So iyindi mpamvu ya 8 ikomeye cyane nuko soya buriya ifasha mu igogorwa ry'ibiryo. Iki ni ikintu gikomeye cyane bitewe nuko soya yifitemo fibers, kandi izo fibers nizo zituma nyine n'ubundi digestion igenda neza. Ikindi nanone gitangaje nuko soya irinda impatwe, kuba wagira constipation. So ni ikintu cyiza cyane, niyo mpamvu soya itagomba kubura mu biryo byacu bya buri munsi. Dukomeza n'impamvu ya 9 ugomba kurya soya mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ikintu cya mbere nuko soya yongera nyine ifasha mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri. So iki ni ikintu gikomeye cyane bitewe nuko soya idufasha mu kurwanya indwara zigiye zitandukanye. Ni byiza rero ko tuyongera mu biryo byacu bya buri munsi. Iki ni ikintu gikomeye cyane kubera ko ku bana amata ya soya ashobora gusimbura andi mata yose. Ibi ni ibintu byiza cyane mu gihe udafite ubushobozi bwo kuba wabona andi mata, ushobora gukora amata ya soya mwana akaba ari anywa, bitewe nuko twamaze kubona ko soya yikubye inshuro 7 intungamubiri zo mu mata asanzwe. Amata ya soya urumva ko akungahaye cyane kurusha amata y'inka. So ni byiza cyane rero kongera kwibuka gukoresha soya bitewe n'aka kamaro ifite ko kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Iki ni ikintu gikomeye cyane rero tugomba kwitaho cyane mu gihe tugiye gufata soya. Soya kandi ikindi ifite zinc ifasha umubiri kurwanya indwara. Iyi zinc bitewe nuko twamaze kubona imyunyungugu ikungahaye muri soya, niyo mpamvu uri kubona ko biri kugenda bigaruka, ugasanga soya nyine ifite ubushobozi bwinshi cyane bitewe n'imyunyungugu umubiri ukenera kenshi cyane cyangwa umubiri ukoresha. Soya yifitemo kurusha ibindi binyamisogwe cyangwa n'ibindi dusangamo ama proteine cyangwa ibyubaka umubiri, ugasanga soya irabikubye, iri hejuru yabyo. Niyo mpamvu nyine ari ngombwa kwibanda kuri soya cyane kurusha ibyo bindi byose. So reka rero dukomeze turebera hamwe impamvu ya 10 ugomba gukomeza kwibanda kuri soya. Guys, ladies, come closer and I tell you the secret. Nuko soya buriya ituma umuntu agira imisatsi myiza. Twese twirirwa dushaka amavuta meza y'imisatsi, amavuta meza y'uruhu. Nkuko nari maze kubivuga rwose, soya ituma umuntu agira uruhu rwiza kandi nanone igatuma imisatsi imera neza. So ladies out there, please mwebwe murabizi ko buri gihe tujya kugura amavuta y'imisatsi, amavuta abahenze cyane, kandi mu by'ukuri uhora ushira soya mu biryo byawe bya buri munsi bituma imisatsi yawe ibasha kugira uruti rukomeye kandi nayo igakomera, no ikindi gatanga
baby face. So ni ibintu byiza cyane rero kubera ko iyo ukunda kurya soya cyane uruhu rwawe ruhora rutohagiye ukaba ufite uruhu rwiza cyane rushimishije. So reka turebere hamwe rero dusoza iyi video indwara byamaze kugaragaza ko rwose soya ifite ikintu yazikoraho mu buryo bwo kuzivura cyangwa mu buryo bwo kuzirinda, cyangwa no mu gihe ufite ubwo burwayi ukabasha gushyira soya mu mafunguro yawe, ko byamaze kugaragazwa none ko ibiryo turya ari imiti. Eat your food as a medicine, otherwise you eat medicine as your food. So let's see different diseases soya can cure in our daily life. So reka turebere hamwe rero izo ndwara. Indwara ya mbere byagaragajwe ko buriya soya igira akamaro ku bantu barwaye igituntu, abantu barwaye kanseri, abantu babuze amaraso, anemi, abantu bafite ibibazo by'imirire mibi. Indi ndwara byagaragaye ko soya ishobora kuba yakuraho n'abantu bafite cyangwa barwaye by'umwihariko impyiko, indwara z'uruhu, dermatose, abantu bafite rubagimpande, abantu bafite umutima utera cyane, hypertension, abantu bafite ibibazo by'amangine. Soya buriya hari icyo yabikoraho abantu bafite imitsi cyangwa barwaye indwara y'imitsi, abantu bafite asima cyangwa ubuhima, abandi bantu barwaye eczema, indwara ifata uruhu igatera uburyaryate igatuma nyine wishimagura cyane. So izo ni indwara zose byagaragaye ko buriya mu gihe uri umurwayi cyangwa uri umuntu ufite ubwo burwayi urwaye nyine izo ndwara tuvuze haruguru, kongera soya mu mafunguro ya buri munsi bifite ukuntu bigenda bigukura mu buzahare cyangwa bigenda bikorohereza nyine uko uyikoresha kenshi mu buzima bwawe bwa buri munsi. So ndabashimiye mwese rero mwabanye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi aho twavugaga kuri soya, gushishikariza kureba iyi video kuva irangiye kugeza irangiye, maze ubundi ugakora share, subscribe kugira ngo n'abandi babashe kubona ibyiza bya soya, maze dukomeze kugira ubuzima bwiza. Murakoze cyane, ciao ciao, naho butaha mu zindi series zacu cyangwa mu zindi episodes aho tuvuga ku bijyanye n'ibiribwa turya buri munsi ariko tutazi icyo bimaze. Ahangaha rero muri izi episodes tubasha kumenya icyo bimaze, icyo bimara umubiri wacu. So murakoze cyane, Imana ho umugisha.